ndimo kubona hari miliyoni waratiriye kuri banki nimugoroba. Ayo mafaranga ntiwari wayakoraho, ni miliyoni inote za 5 gusa. Ayo mafaranga agenda yazane mu nzu y'Imana kugira ngo bizya bindi watekerezaga ndetse n'aya modoka washaka kugura kugira ngo Imana igukubire igumugishe kuzamure. Iyo miliyoni ugomba kuyizana mu nzu y'Imana. Iyo miliyoni ugomba kuyizana mu nzu y'Imana. Kuko ndimo kubona urupfu ruri imbere yawe urukwasamiye. Ndimo kubona nta minsi 3 ufite ku isi. Iyo miliyoni ufite mu rugo ni igitambo kikuraho urupfu warugiye gupfa. Iyo miliyoni yizane mu nzu y'Imana kugira ngo tugusengere. Urayifite? Okay. Ugomba kuyizana mu nzu y'Imana kugira ngo tugusengere dukureho urupfu. Kuko bitabaye ibyo Serikeye yinjiye mu rugo rw'iwawe. Yarabimubwiye amaze kubimubwira wumva ahantu ubujiji bw'abantu buri ari cyo muzajya muhora munziza. Yaramubwiye ngo uvuye kurotira miliyoni ngo nta n'igiceri cy'icumi urakuraho. Abimubwira nk'iki nkubizi. Amaze kubimubwira nkubizi aho mubera injiji wagira ngo baba bahubitse mu mutwe, arangije arongera aramubaza ngo sibyo se? Ngo urayafite? Kandi yabimubashije nk'iki nkubizi. We yabivuze nkubizi. Arangije nyuma arongera aramubaza ati se koko nibyo amafaranga urayafite? We ntabwo ushobora gutushyira mu bwenge wumva ko umuntu ashaka kugutuburira. Ashaka kumenya koko niba ayo mafaranga hari ko kari ukuri. Ntabwo ushobora gushyira mu bwenge. Nukubanya mu gihe bigiye aho byahindiye ndajyaho. Imana irambwiye ngo icyo ufite mu kiganza kora mu mufuka, icyo uzamuye bwa mbere icyo ufite. Wazamura kontake, wazamura ifunguzo z'inzu. Icyo ufite cyose mu kiganza cyawe, ikiri bukoze bikiganza gusa mu kiganza ukora mu mufuka, icyo uzamura cyose ukizane hano imbere y'Imana. Ngiye kubasengera kugira ngo ibyo mutanze Imana yahita bakubishura 5 mu cyumweru kimwe. Imana yabiyo kubishura 5. Utanga imodoka imwe, niba ufite kontake ugatanga imodoka imwe, Imana irakuba imodoka 5 mu cyumweru kimwe. Urabonye imodoka 5. N'ubutanze inzu ugatanga imfunguzo z'inzu mu cyumweru kimwe, Imana yari kubyicuro 5. Niba utanze amafaranga ayo ufite abe miliyoni 5 mu cyumweru kimwe. Indindagira z'abagore buriya zigiye gukora mu mifuka kuko niba zifite za kontake zizamure, niba zifite amafaranga ziyazamure kubera ko nta bwenge mufite. Umuntu ni gute ari kuvuga ibintu bihenze gusa? Kuki atari kuvuga ati umuntu ufite 5 mu mufuka bizamura urugendo biture, umuntu ufite 1000 mu mufuka kizamura urugendo giture? Kuki atari kuvuga gutyo? Kuki ari kuvuga ngo umuntu ufite kontake ngo nayizamure mu mufuka ngazayiture, ngo umuntu ufite inzu nazayiture, umuntu ufite miliyoni nazayiture, umuntu ufite miliyoni 5 nazaziture? Kubera icyo ari kugendera mu bihenze gusa? Kuki atari kuhera ku biciriritse ngazamuka ajya ku bihenze? Abagore kari bo bakunda guhura n'ubwo buzima cyangwa se bakunda guhura nayo makesi, nibo bantu babaho bakeneye Imana kurenza abandi bantu bose. Abagore ni nzabye zoroshye. Aho bivuze neza. Ni mpamvu bari abagabo cyangwa se bano ba apotre babo cyangwa se bano pasiteri babo bakunda kuvuga kuriya, nuko babazi neza ko ibyo bari bubabwire baragira gute barahita babyemera. Hako mashini gani ni muzima? Nta buzima. Mashini gani ari mu kazi? Ngiye mpamvu nemera ko nta buzima bwe. Bura muntu yabwiraga nimba ayo mafaranga hari. Kandi ikintu nabajije abadamu bagenzi banje cyangwa se abagore, ni ukumva ko ahantu hose bavuga Imana koko aho hantu haba hari Imana. Ko cyo mudashaka kumva ko abo bantu basenga n'ibindi bintu bitari Imana. Hako buri muntu agira Imana ye. Ya. None kuki mwebwe mwumva ko aho bavuga Imana ndajya, muzi basenga ibiki? Muzi Imana zaba ari izihe? Wenda baraho yihuje. Ngo babagiye gusengera ingo zabo da. Umugabo n'uryo twe akarya n'utwabande. Nuko nguko abagore bagiye bagenda bagatura kontake z'abagabo babo, bagera mu rugo abagabo bakababwira bati musubireyo muzane za modoka mwatanze, ngo ni Imana ngo yari yabimbwiye. Haka abagore bamuapotereze. Shamba numva abagore nabakubita. Umugore baba mukubise miliyoni najye kurihira abana Minerivare, arangije yigira mu duhabara. Impabara y'umusore sibaho. None urajya ngo tubyite ngo iki? Mu bapfubuzi mu nshoreke twabyita. Oya inshoreke y'umugabo ne ntayo. Umugore baba baragiye ajya mu dusoresore. Nta muwe nakugirira kuko wishe ntaririrwa wa mugore we. Wowe uri kwirirwa wigaragura mu muhanda, nta wigeza kohereza kuri uwo musore, niwe wiyoherejeyo. Hama hamwe isi kubone. Hamwe isi kubone. Wowe uratinyuka ukarira ngo umusore yanyibye amafaranga Minerivare z'abana, nta n'isoni ugatinyuka ukabivuga. Ntago akagombaga gutinyuka kuvuga ko
wowe bakwibye amafaranga none ugashyiraho ko ari umusore wayakwibye none ukongera ko ari minerivare z'abana wagombaga kubikiragi wakahukana wajya kuri ako gasore sinzi ukuntu wari kubigenza ariko ntabwo wagombaga kuza muri ubwo buryo kuko aho ngaho wagaragaje aho ubwenge bwawe bugarukira wagaragaje kuri injiji ariko izi mpamvu aya mafaranga bayakinamo ntabwo baba bayakobokeye ku mugani w'uriya mukecuru amafaranga wakobokeye ntabwo wayakinamo amafaranga wakobokeye urayubaha hahandi n'igiceri cy'ijana utapfa kugikuramo uko wiboneye ntabwo miliyoni wakobokeye wajya kuyishyira mu buntu bw'ubusore buri aho ngaho sha miliyoni miliyoni urayumva cyangwa ugira ngo ni ibintu biri aho ngaho ako ntabwo ari menshi nawe narangiza rero nababwira ngo ibintu njye mba mbizi mukanshingaho mukavuga ubusa mujye mundeka njye mba mbizi nta kintu na kimwe ntazi kizo ipaya yes reka mbasuhuze mbifurize kugira ibihe byiza mwese mukomeza gukurikira ibiganiro kuri Kizo Empire mbahaye ikaze mwe tugiye kubana muri iki kiganiro nge muri kumva ni Kizo nk'ibisanzwe mu gihe imbere ya kamera turi kumwe na mugenzi wanjye Grace reka rero ntangire muha ikaze Grace ndakwakiriye yego meze neza urashima Imana ibisanzwe ko witonze cyane noneho ese si ibisanzwe kuri njye sinitonda ubundi uritonda pe kireko uhoze gutyo byibura kubera cyangwa ukanyura azamuka ntose ubundi njye sinitonda rero mwebwe ukuntu nabonye umuteye mufata ibintu njye nande mukabivangavanga sibyo njye nande gara erega reka mubwire ntago umuntu bitewe n'igihe arimo ntago agomba kuvuga nk'uko yavuze mu gihe cyashize sibyo uri updating n'ubundi ntago wowe ushaka kunyumvisha ngo ibintu umuntu mbikubwira wowe uko wumva ibintu njye ntago ariko mbyumva fata ibintu uko ubishaka nanjye mbifata uko mbishaka se ninjye uri kubwira niba ushaka kubyumva ubyumve niba udashaka kubyumva ubireke kuko hari abo biba birema mba nabigize gute mba nabivugiye nari nkubwiye ngo uritonda ubwo ndi kwiyama abantu babanshinzeho ngo ikinga ibintu bakoze ntago ari byo none ngenda gukorera nge ndikorera ntago nge nkorera wowe abafana bawe ngewe ibintu niba nakoze ikiganiro nka cya prodinga niba wumva utagishaka giceho hari abantu baba babikunze sibyo baba bari buze kubireba ngewe niba nenga nkanashima iyo bibaye ngombwa ndashima iyo bibaye ngombwa ndagira gute ndanenga ariko nawe ntiwabuza abakunenga kukunenga cyabagusha none se nge nababujije nise ko byakubabaje ntago nababujije gusa ariko nyine nanone bafata ibintu uko babyumva ariko bareke kunsakuriza kuko ngewe bafite ukuntu nkora akazi kanjye nabo baba bafite ukuntu bakora akazi kabo ntago abantu dukora akazi kimwe ugiye kugendera kuri commentaire zikubabaze ubigifura kandi nawe harabo bateyeho commentaire ngewe ahubwo ndagira ngo menyeshe ko mwebwe abantu mwandika commentaire zinuka nagira ngo mbamenyeshe ko zira commentaire nzikunda ahubwo zima imbaraga kurenza imbaraga nari mfite harimo izisenya boro ntazo uzi impamvu zira comment zabo bakwite ndaya oya uzi impamvu zira comment zabo zitansenya nuko ubuzima bwanjye cyangwa se imimerere ndimo nta hantu na hamwe ihorera na zira comment ni uburenganzira bwabo kuzandika nari nakubwiye ngo umuntu ufata umwanya akandikira comment ingana kuriya ni icyerekana ko aba yakunze iki ibyo ukora kuko ubera ko atabikunze ntabwo uriya mwanya ni munini uzi ko njye mu buzima bwanjye ntajya nandika comment ngira ngo ahubwo aba yabigaye hanyuma akakugaya nyine akandika comment noneho buriya izira comment nizo zimpa imbaraga nizo zituma kiramo agatege ako ni akanyabagabo uri kwiyema ni ukuri wasanga wiherera ukarira ngewe harezo ndeba nkumirwa abasenze isibe bigenewe ntabwo ngewe narira ntabwo birabyandiza narizwa nuko nabuze ibyo kurya ngiye kuburara cyangwa ngiye kubwirirwa nkarizwa nuko nabuze minerivare y'umwana nkarizwa nuko nabuze amafaranga yo kwishyura inzu ariko ntabwo narizwa na rubanda rutanzi runzi ku mashusho ariko ntabwo runzi mu buzima busanzwe sibyo ahubwo so barabizi nanjye simbazi barabizi ko akari akazi se ubwo rero ntabwo ibyo ngibyo byandiza ahubwo batuma ngira imbaraga ahubwo mujye mukomeza mwandike buri iyo nakoze n'ikiganiro nikigire comment agahinda karanyica barabizi ko akari akazi kandi habaho akazi kabi n'akeza nose ubundi narabikubwiye abantu bo mu Rwanda ntago barasobanukirwa showbiz ari iki ntago barayisobanukirwa impamvu batarayisobanukirwa nuko iyo uvuze ku muntu akantu nyine karikote y'icyo atakozeho ahita yirukanyira muri RIB
ahubwo we yakaje akagira gute akagusubiza nawe ukamusubiza noneho bikajya byagira gute byatuma showbiz iryoha ari uri kugusubiza kunguka ari nawe uri kumusubiza ukunguka hanyuma showbiz ikaryoha n'abantu babakurikirana bagira gute ntibagire irungu naho ubundi kugira ngo azagusubize araza akagira gute ahita yirukanyira muri bibi ariko se showbiz bayishyushye bimarira iki societe nyarwanda ya nyine birabaruhura mu mutwe birabaruhura mu mutwe kubera ko ntago umuntu aba yaguze megabyte zo gupfa ubusa aba yaguze megabyte zo kujya kuri imbuga nkoranyambaga kuba abantu basubizanya cyangwa se kuba abantu baterana babyita ubwega harya n'ubwega guterana ubuse guterana nyine kumwe ari ukuntu cyera twiga mu mashuri twasererezanyaga umwana akaguserereza hahandi wumva gusesereje n'amarira kaza hanyuma wabona ko utari bubashe kumuserereza bitewe nuko wenda agira ibisererezo bya danje wowe ugatuserereza mugenzi wawe uzi neza ko we atagira ibisererezo bya danje none wumva ukuntu noneho mu kandi kanya mukaba muri iyunze mukaba muri gukina wumva ukuntu abantu abisi ku mugani wawe ari nta munoza nka buriya Theo ntureba wenda n'urugero kubera ko ari we urimo uragerageza kugira buriya hasotse amashusho yasinze umuntu cyangwa se nk'uko nguko ari kuva kwireza kuri kamera agahita ajya mu kabari none umuntu akagaragaza amashusho ari mu kabari n'urugero wenda ibyo Grace yavugaga nibyo nose ubundi kuba bandenganyiriza ubusa kubanza nkavuga kuriya bivuze ko nge Theo mwanga ndamwanga se muziziki ntabwo mwanga ahubwo se muraziranye reka tuziranye bisanzwe nyine byuko nagiye mubona ahantu runaka kwaje ariko nge nta bindi bya danje burese ko nyine nagiye mubona ahantu gutyo gusa ariko nta bindi bintu nziranye n'ura mugabo ho bya danje oya kanakazi ntabwo mwanga ni nkuko n'uwamuvugiye ejo yaza akamuvuguruza bitewe n'ibyo yabonye runaka ubuse okay gara ndibutse kugira ngo mbere ndagira ngo menyesha abantu mutaramenya bino bintu bya showbiz ngiye kubabwira ibintu bagenda bakareba umuntu bita Kasuku iyo ari muri Mongolia muzi ukuntu yicara ku bantu akabatuka hahandi uvuga uturiya si umuntu ni igisimba cyangwa se n'ikindi kindi nyamara iyo ageze hano ba bantu yatutse nibo bagira gute nibo basangira fanta nibo bakorana ibiganiro kiriya kintu nicyo kintu kikwereka ko showbiz ari showbiz nta rwango rurimo noneho wumva ikindi ibyo bavuga ngo baragaya baragira ntabwo wibuka Scovia ari kunenga umuntu bita Sabe igihe Sabe yavugiraga uwitwa Dr Kanimba ni Kanimba Dr Kanimba yego urabyibutse ko yamunenze se kandi yarari kumuvugira ku burwayi kandi noneho hari urwaye nyiri kanswe Theo uza kuvugira none se kuki yamunenze oya abantu bamenye ko kararakaze ari Theo ikiganiro yakoze ari kurira ashaka ubufasha yagikoze kuri channel ye icyo gihe ari kugikora hari views yabonye aramwinjiriza sibyo anasaba n'ubufasha ubwo bufasha bamwe na bamwe baramumuhaye nanjye nza nkakora kuri kote itandukanye niyo yakoze kuko ntago ari ngombwa ngo ngenze nkora ibyo Scove yakoze nkora ibyo Kenisi yakoze cyangwa Mutabaruka ngewe ndaza nkakora ibyanjye nka Grace nabo bagakora ibyabo nkabo ntago ari ngombwa ngo abantu tuze dukora ibintu bimwe ni nayo mpamvu uzasanga abantu tugiye tugize gute dufite akazi kagize gute gatandukanye ngewe nirinda amakosa cyangwa se burese koko ni kurinda amakosa bigoye nje nirinda ibyaha nirinda ibigize ibyaha hanyuma nkakora ikiganiro nkuko nagombaga kugikora nge ntago nkora nk'abariya nge nkora ukwanjye ukora arakosa ariko nta nyine nukwirinda ibyaha nge nabirenze kuri biriya nabirenze wagera ubu ndaje nenge abantu ndi kubonamo hano muvuge muti nawe byakubaho none se nyamba mbiyobe ko byamongera sindi umuntu simfite inyama n'amaraso ugiye kunenga nde noneho uraje unenge nde mwamuzi rero ngo ndi robo mwamuzi ngo ndamabuye hoya nanjye mfite umubiri n'amaraso ariko nanone nawe wasaba ndanenga none muragira ngo niba umuntu yaje agashima noneho ngende ndo kutanenga oya nawe uranasaba reka none ntasaba se sindi umuntu ese wajye wabwira ko nawe wigeze gusaba kandi ikindi nanone ntago abantu bose baza gusaba ariko ko baba babaye hari n'abapanga script mujye mu biganiro Grace yakoze abapanga script rwose bagakora script imwe bakandika
itangiriro hagati n'iherezo nuko bizagenda na nyuma n'amarira ibyo bizaba n'amarira none ibyo ngibyo se mutekereza ko atari ibintu bisanzwe n'amarira kaza nabyo twikomereze mani kizo tubareke abantu ntago babashobora ariko njye nta nibirenze mwana mujye mwandika comment izo comment zanyu ndazikunda cyane ahubwo ntazagira n'umuntu uzunyandikira comment nziza mujye muntuka nibyo mwibagiwe mu bishyiremo izo comment ndazikunda kuko zituma ngira imbaraga uziko bagutuka neza naza baranuka ngemba Grace rero ndagira ngo nubundi unengere umuntu hano ngiye kukwereka abantu babiri usinze ukuntu uri bubanenge ku mugani wawe niba urabanenga niba urabashima simbizi ngira ngo wabonye akavida abantu bari gukwirakwiza ko umugore nugusara nugusinda wabyita ko ari depression oya ntabwo ari depression nugusara ntabwo depression se cyangwa se nugusara kubera ko nanone ntabwo depression harukuru umuntu ayigendana akayibana ariko wikigaragara cyo no kuyibana byaramunaniye uyu mugore rero umugabo yageze gutya muhereza miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda aramubwira ati genda wishyira amafaranga y'ishuri ariko si ubwa mbere ntabwo ari ubwa mbere ni abakirerega ubwa mbere yamuhaye amafaranga y'ishuri barayamwiba arayanyereza nyine kuri momo arayayobeje ayo mafaranga ntiyagira gute ntiyagaruka hanyuma rero iriya video wakomeje kubona umugabo yamuhereje miliyoni y'amanyarwanda ntago ari amazungu ntago ari amakongomani ntago ari amarundi ntago ari amagande ni miliyoni y'amanyarwanda hano hanze hari abantu bafite inzozi zo kuzakora kuri miliyoni baba bari no kubitekereza ko iyo miliyoni bazayikoraho mu myaka 50 hari n'abatabirota umugore wawe bamukubise miliyoni najye kurihira abana minerivare arangije yigira mu duhabara impabara y'umusore sibaho none urajya ngo tubyite ngo iki mu bapfubuzi mu nshoreke ko twabyita oya inshoreke y'umugabo ne ntayibaho umugore baba baragiye ajya mu dusoresore abarakomanze niko nabyita ngiye kubivuga uko ndi kubitekereza nyine nkuko ngiye harigiye ibintu biba nkahita mbibona mu maso yanjye ugiye gushima cyangwa ugiye kunenga ndanenka ase wagiye unashima ati waruzi n'ikindi ati umugabo yankubise miliyoni y'abana none reka nze tube twishimanamo hanyuma sa kindi zabibyara ikindi wowe kubera ko nta mafaranga ufite turakuraho make tube turya andi uzayashaka wongereho n'ubundi igihe cyo kwishyura minerivare ntikiragera nuko yayamaye hakiri kare ariko abwira uwo musore umusore ati nanjye kuyaketagura ndabizi amawayi n'ibiki byose baranywa bararya barabomorana kandi ngo yayamwibye ahubwo nose yagiye kuyamwiba bitahire kuri ibyo ngibyo babanje ibyo ngibyo bayaryamo bamaze kuyaryamo yayandi yasigaye umusore yakenyereraho aramubwira ati ariko uziko nari mfite mu bitekerezo ahantu nzakura igishoro narahibajije narahabuze kumbe iki ni igishoro Imana inzaniye abagore hanze bafite amafaranga we ariko nanjye kizo singiye kujyaho ngo nkubeye bitewe n'ukuntu gukorera amafaranga bivuna papa wanjye ukuntu amafaranga kuyabona bisaba ko tubira icyuya bisaba ko dutukwa nanjye mbonye y'ubuntu ntago nayahereza uyavuga ngo ubonye igisaza mbonye y'ubuntu nkayo ngayo yibunze ntabwo bari ubuntu yinjiji ntabwo bari ubuntu naya mva wevuga ngo ubonye nayatwara se ikindi kazaba ibyara ikindi ibyo by'abanyeshuri waba ugiye kurihirira ntabwo byaba bindeba nta wanjye waba urimo nta muwe nakugirira kuko uwishe ntaririrwa wa mugore we wowe uri kwirirwa wigaragura mu muhanda nta wigeze kohereza kuri uwo musore niwe wiyoherejeyo hama hamwe isi kubone hamwe isi kubone wowe uratinyuka ukarira ngo umusore yanyibye amafaranga minerivare z'abana nta n'isoni ugatinyuka ukabivuga ntago wakagombaga gutinyuka kuvuga ko wowe bakwibye amafaranga none ugashyiraho ko ari umusore wayakwibye none ukongera ko ari minerivare z'abana wagombaga kubikiragi wakahukana wajya kuri ako gasore sinzi ukuntu wari kubigenza ariko ntabwo wagombaga kuza muri ubwo buryo kuko aho ngaho wagaragaje aho ubwenge bwawe bugarukira wagaragaje kuri injiji
nawe bakwiba kandi wasara kandi ndi kukubwira ko nanjye nyabonye nayakenyereraho nawe wayiba anyinjije ikigoryi nk'icyo ngicyo nabuzwa se n'ikikuyiba oya ndavuga y'igisaza tuvuga igisaza rega kuko kira nacyo cyane nyine kizaze kindaraseho ubugoryi ariko ndi kukubwira nti uzi ko miliyoni umuntu aba afite inzozi zo kuzayitunga none hibaze ndayibonye izi wowe urinde wo kuyihereza dore pasiteri kandi abagore uburyo barinjijemo cyangwa se uburyo turinjijemo nanjye reka nishyiremo wabona nyiragiye abwira uwo muri mutipe ati iyi ni minerivare oya ntabwo ibyo bimubwira wasanga uwo musore wenda hari akabazo yari amaze iminsi amubwira ati bimeze gutya na gutya atuzanshakire gutya na gutya aho kugira ngo azajye no kwishyura minerivare wenda azajya agenda agavura nka 5 cyangwa 2 ku mugabo azaba ari yazamushyira arangije aragenda amushyira miliyoni y'abanyeshuri icyo gihe ntabwo agenda nka minerivare wagenda nkaye cyakora reka nkubwire indindagire muri uyu mujyi wa Kigali zirahari ariko impamvu aya mafaranga bayakinamo ntabwo baba bayakobokeye ku mugani w'uriya mukecuru amafaranga wakobokeye ntabwo wayakinamo amafaranga wakobokeye urayubaha hahandi n'igiceri cy'ijana utapfa kugikuramo uko wiboneye ntabwo miliyoni wakobokeye wajya kuyishyira mu buntu bw'ubusore buri aho ngaho sha miliyoni urayumva cyangwa ugira ngo ni ibintu biri aho ngaho ako ntabwo ari menshi nawe urayakeneye se nkurangire twigomereza kuri uriya mupasiteri uri kuzisaba ahubwo ku bwinshi nibyo ndi kukubaza urayakeneye nkurangire uzane ayo ufite bagukubire bangubire inshuro 5 oya inshuro ushaka niba ufite inzu y'akaruri urayitanga hanyuma Imana iguhinde ako uburiye uriya nawe baramushinja kwiba uriya mupasiteri ni umupotere apotere ahubwo ni igisambo cy'ingufu oya nta nubwo ari umujura ahubwo ni igisambo cy'ingufu oya ntabwo ari umujura ibaze kuriya nta n'icyaha mubaraho noneho erega wanatubura bandi musengerayo mwibuke ko yitwa apotere mashinigani byo byonyine ntabwo mushobora kumva umuntu witwa mashinigani ibintu ari bubabwirize apotere mashinigani ntabwo mushobora kubyumva koko ibaze nyine nawe umuntu witwa mashinigani maze barayamuha ariko ngo ni mugenzi wawe undi wavuze ngo iyi nzu y'umuturanyi ngo Imana yayimpaye afite umukecuru bakorana nyine nawe w'umuhanuzi bati njye nubwo nsenga ariko ndakora indindagira z'abagore buriya zigiye gukora mu mifuka kuko niba zifite za konake zizamure niba zifite amafaranga ziyazamure kubera ko nta bwenge mufite umuntu ni gute ari kuvuga ibintu bihenze gusa kuki atari kuvuga ati umuntu ufite 5 mu mufuka bizamura urugendo biture umuntu ufite 1000 mu mufuka kizamura urugendo giture kuki atari kuvuga gutyo kuki ari kuvuga ngo umuntu ufite konake ngo nayizamure mu mufuka ngo azayiture ngo umuntu ufite inzu nazayiture umuntu ufite miliyoni nazayiture umuntu ufite miliyoni 5 nazaziture kubera icyo ari kugendera mu bihenze gusa kuki atari kuhera ku biciriritse ngo azamuka ajya ku bihenze so ubwo urazana 100 Imana yaryumva ibyo irase ni Imana kandi ari Imana bari guturira ariko Imana yagorwa wa zana ibyo ufite Imana igukubire nuko nguko abagore bagiye bagenda bagatura ku nake z'abagabo babo bagera mu rugo abagabo bakababwira bati musubireyo muzane za modoka mwatanze ngo ni Imana ngo yari yabimbwiye hako abagore bamuapotereze shamba numva abagore nabakubita umuapotere ngo yasengeye umugore w'umukire umugore w'umufandi icyo gihe ngo yari yagiye muri misiyo noneho asiga amamodoka aparitse nyine umufandi ariko nge ngira ikibazo umugore agenda hurudukana za konake azereza ikibazo nge ngira abagore karibo bakunda guhura n'ubwo buzima cyangwa se bakunda guhura nayo makesi nibo abantu babaho bakeneye Imana kurenza abandi bantu bose abagore ni inzabyo zoroshye aho bivuze neza ni mpamvu bari abagabo cyangwa se bano ba apotere babo cyangwa se bano pasiteri babo bakunda kuvuga kuriya nuko baba bazi neza ko ibyo bari bubabwire baragira gute barahita babyemera ako mashinigani ni muzima nta buzima mashinigani ari mu kazi ngiye impamvu nemera ko nta buzima bwe nuko we ajya gusaba ibintu bihenze agahera ku bintu bya danje niyo mpamvu bita byerekana ko harimo ubutubuzi cyangwa se harimo icyitwa burigonde kubera ko ntago umuntu ubwiriza uzarebe kwa padiri ntago bareba ngo watuyaye harimo n'uturamo n'agapapuro akakandikaho
cyangwa akakandikaho ijambo ry'Imana runaka. Urumva- N'igiceri cy'atanu kwa padiri baragitura, n'icumi bararitura. urumva mashinigani ashobora kuba Ubwo rero mashinigani nibaza akivugira ati ngewe ndashaka abafite imodoka, ndashaka abafite amazu, ndashaka abafite za miliyoni mu mufuka, ari gushaka ibyo ashyira mu gifu cye. hari ikibazo atagukoze mu mufuka. Ni akazi ke. ubu ngiye nkubwiye nkakwigisha Nyine nibyo ndi kukubwira, nta nubwo mashinigani we mubara nk'injiji. Ngenda bara injiji nizibimuha. Injiji nivuga iti ko ibyo avuze ni ukuri. Nanjye ndahita mbona konake 5 cyangwa mbone miliyoni 5 niba natanze imwe cyangwa mbona amazi 5 niba natanze imwe. Iyo niyo njiji ya mbere kubera ko uri kubigusaba nawe arabikeneye ntabyo afite. Arabikuraho ibyo kugukubira. harya buriya amategeko ahana nk'abariya ba mashinigani. Amategeko aramuhana hano mu Rwanda. Aramuhana kubera ko ngo ni ukwiba ukoresheje kira. Kwihesha ikintu cy'undi. Ni ukwihesha ikintu cy'undi ukoresheje uburiganya. Kuko ni uburiganya. Ntago Imana ifite ibyamirenge ku ntenge, ntago ikeneye ibyacu. Ibyamirenge ku ntenge. Imana ifite ibyamirenge ku ntenge, ku ntenyo ntabwo ari ku ntenge. Ntago ndabivuga uko mbyumva. Jya wemera gukosoka. Ntago tuvuga ururimi rumwe. Nese ku ntenge ni bavuga ku ntenyo. Ntago rero Imana ikeneye ibyacu kubera ko Imana ahubwo kugira ngo tuyihe iraduha. Ahubwo Imana ntago ikeneye ibyo dufite, ahubwo Imana ikeneye twebwe. Umva wanatubura ku mugani. Imana ikeneye twebwe. Imana ikeneye ko twebwe tuyiha tukava muri ibyo byaha yanga. Ntago Imana ikeneye amazi dutunze. Ntago Imana ikeneye konake dutunze no. Uriya mugabo ko nabonye yakomeje n'ubundi gutubura nimba ariko navuga. Ngende ku tuvido dutoya twakomeje kugenda dusirikira kuko wenda ushobora gusanga ziriya ari ingero yatangaga. Ikintu twibaza ko ari gukomeza kubikora amategeko ntamukurikirana. Ahubwo ikintu twibaza nuko tutaramenya ko niba koko ibyo ari kuvuga hari ababimuha. Nicyo tutaramenya. Ariko niba koko hari abantu bafata izo miliyoni bakazitanga bazi ngo barabona izo 5, twabyita ko ari nuza wagarutse bamwita mpano y'Imana. Twabyita ko ari wagarutse abicishije mu rusengero cyangwa mu kubwiriza. Mashinigani apotre. Ese nge nkibaza ikibazo. Ahubwo bibaye byiza uwo ntiyafata izo miliyoni 5 zikuba akazihereza wa wundi akabona kumuha ibyo amugomba. Azikuye. Kuki wayifuza ko bamuhereza mbere wagatanga nyuma? Aragira utikora mu mufuka uzana ikintu ufite. None icyerekana ko ari umutubuzi nuko atavuga ngo kora mu mufuka ngo uzana ikintu ufite gusa birangire. Yongeraho ngo niba ari konake, niba ari miliyoni, niba ari inzu nziza. Ntago avuga ngo niba ari igihombo ufitemo, niba ari 500, niba ari igiceri cy'ijana, ntago aba ari byo avuga ahubwo wahera ku bintu bikomeye. Hari no yabwiye ngo byerekana ko nyine nguvuye kurotira miliyoni 5. Ngo nta n'igiceri urakuraho. Yarabimubwiye amaze kubimubwira wumva ahantu ubujiji bw'abantu buri ari cyo muzajya muhora munziza. Yaramubwiye ngo uvuye kurotira miliyoni ngo nta n'igiceri cy'icumi urakuraho. Abimubwira nk'iki nkubizi. Amaze kubimubwira nkubizi aho mubera injiji wagira ngo baba bahubitse mu mutwe, arangije arongera aramubaza ngo sibyo se? Ngo urayafite? Kandi yabimubashije nk'iki nkubizi. We yabivuze nkubizi. Arangije nyuma arongera aramubaza ati se koko nibyo amafaranga urayafite? We ntabwo ushaka gutushyira mu bwenge wumva ko umuntu ashaka kugutuburira. Ashaka kumenya koko niba ayo mafaranga ariko kari ukuri. Ntabwo ushaka gushyira mu bwenge. Nukubanya mu gihe bigiye aho byahindiye ndajya. Ubura muntu yabwiraga nimba ayo mafaranga ariko kari kintu nabajije abadamu bagenzi banjye cyangwa se abagore. Ni kumva ko ahantu hose bavuga Imana koko aho hantu haba hari Imana. Ko kimwe ndashaka kumva ko abo bantu basenga n'ibindi bintu bitari Imana. Ako buri muntu agira Imana ye. Ya. None ku kimwebwe mwumva ko aho bavuga Imana ndajya, aho bavuga Imana ndajya. Muzi basenga ibiki? Muzi Imana zaba ari izihe? Wenda barahuyihuje. Ngo babagiye gusengera ingo zabo da. Umugabo n'uryo twe akarya n'utwabandi. Ako nanjye bura buri gonde mbushoboye nabukora. Amategeko arabihana ariko. Nicyo kibazo. Ariko abihana byibura wanamaze kugera kugera. Umuryango ntabwo usiga mu kababaro. Kandi bateza ibyo yasha ntabyo bateza. Babiteza hese ntabwo tuzi bameze neza kandi aruko babayeho. Ugasanga umuntu w'umugabo afite udutoki tworoshye nk'utw'uruhinja
kandi abayeho icyo neza. akora ari koga akisiga ubundi akajya hariya akanywa ikintu bise icyuma, ndaje nabyo ndabizira, yamara kugotomera icyuma akagenda hari akititiza koko, kandi koko wanyweye icyuma ntabwo gutitira byakunanira. Agatitira hahandi uvuga utuye umuntu arwaye malariya, nako ni akazi, akavuga mu ndimi, nako ni akazi. akabura ntihabura muzo ukamubwira ati ntabwo nabivuga ariko byigeze kumbaho. Hari umuntu wambwiye ngo dukorane live, ngo ngewe ndaza muri kote yuko yangiriye neza, nyine hari ibintu yamanuriye bikambaho. Ibyo ngibyo yari ari kubikora mu buryo bwo kugira ngo abone amafaranga yo kwishyura inzu. Wowe wagombaga kwigira uwo bahanuriye, njye nagombaga kwigira nkuko ibyo yamanuriye ari ukuri, hanyuma noneho nawe akahita aza agahanurira abandi bantu bari kuri iyo live. Noneho rero mu gihe ari kubahanurira ninza nkavuga ko ibyo yamanuriye ari ukuri nkaho tutaziranye, baraza kwemera, hanyuma bagire gute batanga ituro. kandi uwo muntu arazwe, kandi njyewe ntabwo ibyo ngibyo nabikoze kuko ngibyo ntabwo nabikora, kandi arazwe umuntu. cyakora uzambwiye ko ari bumeho ku cya kabiri ku cyo yari bubone nabikora, ariko atanyemereye ko ari bumeho nta n'inyinya namwereka. Njye se nkorera ubusa ndi umurozi. Uwo muntu arazwe, atamenyeka, arazwe cyane, buri nijoro bari kuri live. ubwo yagira ngo uze kuri live uvuga ati rwose apotre ibyo wahanuye byarasohoye. Yagombaga kuza akabwiriza, nanjye ariko nkaba ndiho akabwiriza agahanurira abantu, hanyuma ngewe nkaterera hejuru nkamuvugiramo, nkahita mvuga ko hari ibyo Imana iherutse kunkorera abigizemo uruhare yamanuriye, kugira ngo abandi nabo bashiduke, hanyuma agire gute batanga ituro. Icyo gihe yari akeneye, yashakaga amafaranga yo kwishyura inzu. Narangiza rero nababwira ngo ibintu njye mba mbizi mukanshingaho mukavuga ubusa, mujye mundeka njye mba mbizi nta kintu na kimwe ntazi. Aha gara ubusa ntiwasoje kuvuga none? Nasoje. Ibyo tuba turimo tuba tubizi, by the way. Aka ni akazi, aka ni akazi. urakoze cyane.